Emerance, ese koko urabona Patrick koko hari ikintu gifatika azapfa kugeraho wamuretse ko hari undi mutipe tuziranye twabonanye ndi kumwe na shere wanjye ejobundi, ariko mu by'ukuri turimo gupanga ko bigomba kuba ngombwa ko dukora ubukwe nyuma yo kuba namara kwandika igitabo mara kudefanda. Ese koko Patrick uramwizirikaho, urabona uzamukuraho iki? Emerance ati mu by'ukuri Emeline, ibyo ngibyo ntabwo ari cyo ndeba. Icyo ndeba cyane ni uko ari umuntu ukora cyane kandi ubona akorana ubushake n'imbaraga. Ni umuntu nicanye nawe numva ari umuntu ufite imipangu kabisa, ureba itabamo ibintu bikakaye, ariko mu by'ukuri gukora cyane no gusenga ni ibintu bizaduteza imbere ndamutse mbanye nawe. Emeline ati mvasha ni ukuri Emera, ntago nakubeshya, njyewe shere wanjye abaye kofi itaremereye mu by'ukuri ntago nakomezanya nawe. Ni abana b'impanga babiri, Emeline na Emerance, mu by'ukuri bari barimo kuganira ku bijyanye n'abakunzi babo. Ubwo ahageze aho Emeline abwira Emerance ati igihe cyageze rero, fiance yambwiye yuko tugomba noneho kuva mu bya sheri ahubwo tukaba abafiance tugahita dupanga ubukwe mu kwezi kuri imbere. Rero Emerance uba ugomba kumfasha gushaka ibikoresho n'ibiki byose, imyiteguro ndetse muri rusange. Abwira Emerance ati sha Emera, ubwo urabona bitaba byiza mbonye ukuntu nakoresha decoration nk'iriya yo kwa Eric? Buriya bukwe bwabaye bwiza, decoration ye yabaye ya gatanu muri decoration zabaye nziza muri iki gihugu, decoration 10 za mbere. Emerance ati nta kibazo, none se Emera ubu washobora kumbonera ahantu nazakurira modoka Arno yakoresheje? Urabona ko yari nziza cyane, yari filme, ariko nabonye inahenze, ariko ni nk'iriya fiance akeneye nawe, ntago aba akunda ibintu byatuma abantu babona ko nawe urabyumva uko nyine afite ikofi. Kandi nanjye ubwanjye sinakubeshya ngo nawe nakenera gukoresha utuntu twa fake nka njye sinjya ndabona nta kigenda, ntago bwataha. Emerance ati mu by'ukuri wakwegerana nawe ukumva igitekerezo afite ku buryo ki mwafatikanya ukumva ikintu cyababera kandi cyaba cyiza kugira ngo ibintu bitabahenda. Emeline ati arga fiance ntago ajya yisondeka, ntujya umubona se ahubwo nawe? Emeline yageze aho ahita ahamagara fiance we ati sheri, ubu ngubu rero namaze kubona bimwe mu bikenewe, ariko ndashaka ko twicarana tukagira icyo tuganira ku bijyanye n'imipangu, kujya turebe uko bimeze, turebe n'amafaranga ibisabwa byose kugira ngo tumenye ko twabukingisha hakiri kare. Fiance we baje guhura baraganira bapanga ubukwe, basanga buri gufata muri $32,000,000. Emerance arababwira ati ese ko mbona ubukwe bwanyu buhenze koko, mwagerageje mukagabanya ibintu ko uribuka ko inzu nayo ntimurayishyura, iracyari muri process yo kuba mwayishyura. Emeline yamusamiye hejuru ati umva Emera, mu by'ukuri ibi ngibi ni ibyanjye na fiance kandi twe tuzabyimenyera, uramenye rero ahubwo icyo dufasha wowe ni ugushaka ahantu hari ibintu, nta kindi tugusabye. Fiance wa Emeline yahise akora ibishoboka byose, ashaka $9,000,000 zaburaga kugira ngo budget ibe yuzuye neza ku bisabwa. Biragenda ajya kuri banki yihita imuguriza $9,000,000, yiyongera ku mafaranga yari afite, yiyongera ku madeni y'inzu yari afite.
wibuke ko ibintu byose hari amafaranga miliyoni 9 niyo yaburaga kugira ngo ubukwe bugende nk'uko babipanze. Emerance yahuye na Emeline bahuriye mu rugo bahita baganira. Ati mama umva nkubwire, Emeline nubwo arimo kubwira uriya musore ati bakora ibi n'ibi, umusore nawe akabikora kubera Emeline aribyo yifuza. Njye ntabwo ndi kwishimira imyanzuro Emeline ari gufashamo umusore kugira ngo akore ibyisumbuyeho, kandi umusore ari kumubwira ibyo adashoboye ko atabasha kubikora. Mama wabo aricara ati ese Emeline urumva koko ibyo urimo gukora ari ukuri? Nkwibutse yuko gukora cyane, gukunda umurimo nibyo bya mbere. Mu by'ukuri rero ushatse wakora uko ushoboye ukareka umusore agakora ibyo ashoboye mu by'ukuri, kuko buri wese aba agomba gushima aho yishikiriye. None njye sindi kumva ibintu birimo gutuma uriya musore akora hutihuti. Emeline yararakaye arikubita akwitsa urugi ahita ajya kuryama. Ubukwe nyuma y'icyumweru bwahise butangira guhwihwiswa yuko butagishobotse. Yahise abwira fiancé we ati umva sheri, mu by'ukuri ibi ngibi abantu bari kugenda bakubuza ati wikora ibi, mama akakubwira ati ko murimo gukora ibintu bihenze, ati ibyo byihorere, ninjye nawe tuzabyimenyera. None rero dukora ubukwe nta kindi, kuko ruzaba ari urugo rwacu, ntabwo tuzashingira ku magambo ya rubanda. Ubwo rero byarangiye Emeline na fiancé we bahise bagenda bakora ubukwe. Ubukwe buragenda buba bwiza. Mu bukwe bwabaye rwose muri uwo mujyi, ubukwe bwabo bwabaye ku mwanya wa 4. Mu bukwe bwagize ibintu byiza cyane, ibirori bifatika kandi bigaragara, abantu bishimiye kandi bikozwe neza cyane. Kera kabaye ubukwe bumaze amezi 9 bubaye, nuko Emeline n'umugabo we babasohora mu nzu, bavuga yuko bagomba kwisubiza ku isoko kuko batakibasha kubona ukuntu bayishyurira ku gihe. Ubwo inzu bayisubiza ku isoko, ibintu barongera baragurisha. Amafaranga ya banki yari yamugujije nayo, email, inzandiko zose zimugeraho zimwibutsa ko igihe cyo kwishyura kigeze, ko atakishyurira ku gihe. Byabaye amarira n'amaganya. Umugabo ntago yari akigera mu rugo ngo habe n'uvuga ko ari mu nzu. Bose yahoraga ababwira ngo urebye akazi kabo gasa naho kari kujya guhagarara. Ubu ngubu hari ahantu yagiye kudepoza, ariko araza vuba bishoboka, sinzi mushobora kugaruka ejo. Umukozi nawe ntawe bari bakigira, bari baramaze kumwirukana kuko bari batakibasha kubona uko bamwishyura umuntu uba wabakoreye imirimo yo mu rugo. Iyi ni daily episode ica kuri Brave Lion TV. Nshuti yanjye, abakuru niyo bavuga ngo umwana umuhana avayo ntumuhana ajyayo. Ikindi cya kabiri nakubwira, ntago uri mu marushanwa kuri iyi si ya Nyagasani, kuko ibije byose ntiwazabasha kwirukankana nabyo. Ngo uragura kiriya gihenze, mu gitondo haraza ikindi kikirenze kuba gihenze, ejo naho nuko umwaka ushire hazi ikindi gihenze. Icya gatatu nakubwira nshuti yanjye, kuri certificate yo kuyisezerano, wowe n'umufasha wawe ntibazigera bandikaho ngo ubukwe bwatashwe na bangahe, bwatwaye miliyari zingahe, cyangwa n'ibihumbi magana ngahe. Reka da, ibyo ntaho uzabibona kuri certificate. Icya kane nakubwira, ntukarara udasinzire ngo nuko runaka yaguze biriya birahenze, ngo se ngenda buri kingo mbigereho. Gira intego yo gukora wishize mu mutuzo. Ibyo yagezeho uzabigeraho nkuko yabigezeho yiyushya kuya, yarakoze ntako atagize. Nshuti yanjye, ibintu byose ujye umenya ko wagakwiye kwishima aho ushikiriye. Nicyo nakubwira.
yego ndagushimira wowe wakoze subscribe kuri Brave Lion TV. Iyi ni daily episode izagica kuri Brave Lion TV. Ndagushimira wowe wakoze subscribe, wowe ukora share, uri agaciro gakomeye. Subscribe yawe nawe ni inkingi ya mwamba ikomeye cyane. Mu by'ukuri tuzatubana kuri YouTube channel. Ndagushimira wowe mbikuye ku mutima. Imana ikibongera amaboko, murakoze cyane.